Haji yinjira muri biro ya Mandi yihuta cyane, ubona rwose ibintu bimucanze. Ati ndashaka kumenya ninde muntu watinyutse gukora ibi bintu. Urabona ngo umuntu arifata akanyandikira ibaruwa insezerera, jyewe n'imyaka yose maze nkora hano kandi nkora neza, nta n'ikosa na rimwe nakoze. Ni gute se umuntu yakora ibi bintu? Ariko se ubundi bosi, ibi bintu byose urabizi? Mandi rero uyu aba ari umukobwa uba nyine ari bosi wa Haji. Mandi rero ahita amubwira ati mva rero nkubwire, jyewe mfite uburenganzira bwo kwirukana buri wese nshaka muri iyi kampani nk'uko mfite uburenganzira bwo kwamuzana. Urabona ngo uransuzugura nkaguha umubiri wanjye maze ukawanga? Uzi ukuntu abasore b'abakire birirwa bangendaho kugira ngo turyamane maze nkabyanga? None wowe nabikwisabiye urabyanga ngo kubera uriya mukobwa mukundana? Ni jyewe rero rwose watanze nyine amategeko yo kugira ngo bakwandikire letre igusezerera. Genda maze usange uwo mukobwa wawe mukundana, ujye wirirwa umureba mu maso. Ntabwo rwose waza kunsuzugurira muri iyi kampani. Uzi imbaraga byantwaye kugira ngo nyizamure papa wanjye amaze gupfa? Urabizi, wagira ngo rwose ntabyo uzi. Mvira muri kampani rero sinkibukeneye. Ngaho rwose jyana n'uwo mubiri wawe wanyimye wutware. Haji ati ariko rwose bosi, narabikubwiye, uriya mukobwa dukundana ndamwubaha kandi nyine ni principe zanjye ni ukudaca inyuma umukobwa dukundana uwo ari we wese. Niyo atari kuba uriya, undi wese twari kuba dukundana ntabwo rwose nari kumuca inyuma. Naho rero uyu Mandi ahita ahaguruka maze akamufata ku rutugu akamubwira ati ariko nawe reka gukomeza kuba umwana. Ntabwo rwose ngusaba yuko ureka uriya mukobwa ngo uze dukundane, nta nubwo rwose ngusaba kunkunda cyangwa gukora ibindi bintu biremereye. Ndagusaba nyine kwemera ko turyamana gusa, ubwo sicyo ni ikintu gikomeye. Naho Haji ati ntabwo byashoboka rwose, ntabwo naca inyuma umuntu dukundana, narabyiyemeje kandi nta kintu na kimwe cyatuma rero rwose nisubiraho. Haji ati rwose bosi, ibyo bintu munsabye birakomeye cyane, ariko rwose unsabye ikindi icyo ari cyo cyose nagikora nta kibazo. Naho rero Mandi ati ndabona rwose nari nguhaye andi mahirwe ariko ntabwo yakwiye, kuko n'ubundi uyapfushije ubusa. Nsohokera muri biro, ihute genda, ntuzagaruke kandi muri iyi kampani ukundi. Nk'uko ufite nyine principe zo kudaca uwo mukundana inyuma, nanjye mfite principe zo kutagumana abantu b'imburamumaro muri kampani yanjye. Sohoka rero vuba ntarahamagara sekirite. Haji rero ahita asohoka maze ataragenda rwose Mandi agahita amubwira ati izo mfunguzo z'imodoka urazijyana he? Wibagiwe se ko iriya modoka ari iya kampani? Haji ahita agaruka maze akazirambika ku meza. Uyu mukobwa arahita amubwira ati mba rero nkubwire, n'iriya nzu nyine mubamo wibuke ko ari iya kampani, ufite iminsi mike cyane kuba wabonye aho wimukira maze ukayivamo. Haji ataha yumva isi yamwikaragiyeho neza, agenda mu nzira nyine agenda n'amaguru, nta n'ikintu na kimwe aba yateze. Arakomeza akagenda ari gutekereza, ibitekerezo biba byamurenze, yibaza ukuntu bamwirukanye ku kazi n'ukuntu ndetse yari afite ubukwe mu minsi mikeya, maze ibi bintu byose bigakomeza bimurwaniramo. Ntamenya nyine ukuntu yageze mu rugo n'ibirenge, kandi nyamara aha hantu haba hasanzwe hari urugendo runini cyane. Pauline rero we rwose uba utazi ibyabaye, Pauline ni fiance wa Haji. Aba rero ari mu rugo ari kumwe nyine na mushuti we, ari kumubwira ati mba nkubwire, ubukwe bwanjye buregereje, ariko rwose buzaba ari ubukwe bw'igitangaza. Abantu bose ndakubwiza ukuri buzabasigara mu mutwe, abantu bose nta kindi bazaba bavuga uretse ubukwe bwanjye, ndetse rwose n'abafana banjye bo kuri Haji nabo inkuru zizaba zabagezeho, nta muntu n'umwe muri iki gihugu utazabumenya. None se wakwemera ko abantu bazadekora sale tuziyakiriramo bagomba kuzaturuka muri Amerika? Naho uyu mushuti ati ko numva se ibintu noneho bishyushye, ati cyakoze ubukwe bwawe buzaba burenze. Naho rero Pauline ati butarenga, erega wibuke yuko umugabo wanjye afite amafaranga, umugabo wanjye ni umukire, azakora n'ibirenze ibyo ahubwo ndi kukubwira. Ahita rero amwereka ikanzu muri telefone
ati iyi niyo kanzu nzambara, wakwemera se ko igura miliyoni 10? Naho uyu mushuti we aratangara ati iyi kanzu ni nziza cyane, ndakubwiza ukuri yakabaye rwose yambarwa n'umukobwa wa perezida. Pauline ati jyewe nzakora ubukwe burenze abo bantu bose uba uri gutekereza. Baba bakiri kwiganirira rero, inkuru zashyushye maze bakumva umuntu arakomanze. Pauline asohoka ajya gufungura maze agahita asanga ni Haji. Uburyo rero amubonamo buba butangaje, ahita amubaza ati sheri, kubera icyo umeze gutya? Kubera icyo usa gutya? Imodoka yawe iri hehe? Kubera iki mbona ibyunzwe byakurenze? Kubera iki rwose utishimye? Byagenze bite? Naho Haji ahita amubwira ati ndongeye rwose nsubiye ku isuka neza neza, ndongeye ngiye gutangirira kuri zeru. Naho rero Pauline ati mbwira kubera iki umbwira ngo ugiye gutangirira kuri zeru? Ati gusa nyine natwekesheje rwose, ibyo bintu ntibikabe. Haji ati mu gitondo cya kare nkigera ku kazi nakiriwe n'ibaruwa insezerera ku kazi. Mandi rero yanyatse imfunguzo z'imodoka ndetse yambwiye ko tugomba kwimuka muri iyi nzu byihuse cyane. Pauline ati ibyo bintu ntubimbwire, nizere ko rwose ndi kurota. Ntumbwire yuko inzozi zanjye zo gukora ubukwe bw'igitangaza zitagiye kuzaba impamo. Inshuti zanjye nazibwira ngo iki? Ahubwo se ubu abafana banjye bo kuri IG bazabifata gute ntakoze ubukwe rwose nirirwa mbabwira? Haji ati ndi kukubwira ibibazo byose mfite, nawe uri kwivugira ubukwe, urumva aricyo kintu kibabaje muri kano kanya turi hano? Ahita yiyinjirira rero mu nzu maze Pauline agasigara yivugana ati mbabarira umbwire ko rwose ari prank wari unkoreye, mbwira ko rwose umbeshya, mbwira ko ibi bintu atari ibya nyabyo, ndifuza kumenya ko rwose nari ndi kurota. Asubira rero muri salo maze umushuti we agahita amubaza ati habaye iki ko ndeba rwose Haji yahindutse atari kuri yasanzwe ameze, wagira ngo neza neza yapfushije umuntu w'ingirakamaro kuri we. Naho Pauline ati icecekere, ntabwo wakumva rwose ibintu bibaye. Tekereza ko bamwirukanye ku kazi. Bose rero bahita bumirwa maze nyine bakajya mu gahinda. Pauline rero ahita ajya mu cyumba maze nyine akajya kuvugana na Haji. Aragenda akamubaza ati mbwiza ukuri, wakoze irihe kosa ryatumye bakwirukana? Mbwira ikintu wakoze. Haji agahita amubwira ati rwose nta kosa na rimwe nakoze, Mandi yashatse ko turyamana inshuro nyinshi, none rero yanyirukanye nyine kuko nakomeje kubyanga, kandi n'ubu nkaba nkibyanga rwose nta guca inyuma. Pauline akibyumva ati ntumbwire ko aricyo cyatumye bakwirukana. Kubera icyo rwose uwo mwana ugakabya? Urumva kuryamana n'uriya mukobwa umunsi umwe gusa hari ikintu byagutwara ku buryo wahitamo gutakaza ibintu byose ufite? Haji arahindukira akamureba atangaye ati ntumbwire ko rwose uri kumbwira ngo nagombaga kuguca inyuma aho kugira ngo mve ku kazi. Pauline ati sibyo navugaga, ariko nyine ni kukubwira ko wagombaga kuryamana n'uriya mukobwa maze rwose ukagumana akazi kawe, wibuka ko iyi nzu tubamo ari wowe wayiguhaye. Rero rwose nayikwirukanamo sinibaza ahantu tuzajya. Ikindi kandi n'ubu udakora ko nanjye ntakora, uratekereza tuzakura hehe amafaranga yo kudutunga? Ibyo byose kuki utari kubitekereza? Ubuzima bwacu buhagarare. Rwose njyewe ndumva nifuza ko wagenda maze ukamubwira ko wisubiyeho, ahubwo rwose utari wabitekerejeho neza. Haji ati ndi kwibaza rwose niba ari wowe mukobwa dukundana cyangwa bampinduriye. Ni wowe uri kumbwira gutyo? Naho rero Pauline akomeza amubwira atumva nkubwire ibintu byo kukubwira rwose nabitekerejeho neza, ntacyo bintwaye. Sinjye umugore se ubundi uvuga ngo ni njyewe uzaca inyuma? Ni nanjye nguhaye ubwo burenganzira bwo kunca inyuma? Genda unca inyuma rwose, genda uryamane na boss wawe umunsi umwe ntacyo ntwaye, ariko tubone amafaranga. Naho rero Haji ahita amubwira atumva rero nkubwire, niba wowe na Mandi mwariyemeje kungerageza ngo murebe nyine umugabo ndi we, rwose ndakubwiza ukuri nta kintu muzageraho. Njyewe nafashe ingamba ko ntashobora kuzaca inyuma umuntu dukundana. Nta cyabihindura rero, yaba wowe cyangwa Mandi ntacyo mwabikoraho,
ntabwo rwose nteze kubihindura. Ahita ahaguruka rero maze akigendera. Naho rero Pauline asigara ari kwibaza atari ku bundi uyu musore afite ikihe kibazo mu mutwe, arumva kuryamana n'umuntu rimwe ari ikintu gikomeye cyane ku buryo rwose cyatuma tuba mu bukene nk'uko tugiye kuzabamo. Haji we rero arasohoka maze akicarira hanze, agahita afata telefone agahamagara umushuti we, aramubaza ati mbwira nta kazi waba ufite muri kampani yawe maze rwose ngo unyihere. Naho rero uyu mushuti we aramubaza ati mbwira kubera icyo uri gushaka akazi kandi ufite akazi keza cyane kaguhemba amafaranga afatika, waba umeze neza, urumva nta kibazo ufite? Haji ati simeze neza habe na gatoya rwose, ibibazo byandenze, akazi kanjye banyirukanye ndetse n'ibintu byose mpabwa n'akazi babinyatse. Rero rwose nkeneye akazi kugira ngo ndebe ko nyine ubuzima bwakomeza kujya mbere. Gusa nyine Pauline arasohoka maze agasanga nyine ari kuvugira kuri telefone, arahagarara akumva ibintu Haji ari kuvuga. Haji rero arakupa kuri telefone, nyine baramubwiye ko nta mwanya uri muri iyi kampani y'umushuti we. Maze Pauline agahita amubaza ati urumva ukuntu uri gusaba akazi winginga kandi unasaba akazi ka feke, nyamara rwose mu minota mike cyane yashize wari ufite akazi keza cyane kaguhemba neza kandi n'ubu uracyafite amahirwe yo kuba wagasubirana. Sinumva njyewe ikintu rwose uri kubura. Kubera iki utafata telefone kano kanya maze ugahamagara bosi wawe ukamubwira ko noneho witeguye uje kumukorera ibyo ashaka, nawe akagusubiza ibyo ugomba byose? Naho rero Haji ahita amubwira ati wikomeza rwose kumbwira ibyo bintu, njyewe ntabwo nigurisha, ntabwo icyo rero nakora kugira ngo rwose ako kazi nkagumane, nakwemera nkaba umushomeri aho kugira ngo nigurishe rwose kubera akazi. Naho rero Pauline ati none urakeka ubukwe bw'inzozi zanjye bwaba burangiriye hase? Haji ahita amubwira ati ndumva ushaka amafaranga cyane, ahubwo nakugira inama y'uko ari wowe wagenda maze ukiryamanira na bosi, ako kazi bakakansubiza n'ayo mafaranga bakayaguha. Arongera agahaguruka n'ubundi akimuka handi yari yicaye maze akisubirira mu cyumba, kuko aba ari kubona ahantu hose agiye Pauline ari kuhamusanga. Umunsi wakurikiye rero wa mushuti wa Haji aza kumureba ngo rwose yumve nyine ibibazo afite. Haji ahita amubwira nyine ukuntu bosi we yifuje ko baryamana, maze uyu mushuti we ati ntumbwire wa mukobwa mwiza kuriya ufite amafaranga yashatse ko muryamana maze urabyanga. Ubwo rero nyine yabivugaga mu ijwi rituje cyane, amwongorera ati wagombaga rwose kubyemera maze rikaba ibanga rikomeye, ndumva agiye nta mpamvu yo kugira ngo utakaze akazi kawe. Haji ati bikorwa rwose ubivuga gakeya kubera ko nyine na fiyanse wanjye mufite imitekerereze imwe, nawe nuko yambwiye. Mushuti we ati fiyanse wawe yarakubwiye ngo ugende uryamana n'uriya mu bosi kazi? Naho Haji ati cyane rwose. Uyu mushuti we ahita amubwira ati cyakoze ni ukuri sheri wawe n'umwana mwiza, ati jyewe ari umugore wanjye, niyo gusa yakumva babivuga yantwika, ndakubwiza ukuri we yahitamo rwose ko tuba abakene tukanasabiriza aho kugira ngo ndyamane n'undi mugore utari we. Haji ati ahubwo nanjye ubu ntakubeshye ntangiye no gushidikanya ku rukundo sheri wanjye yaba nkunda, sinumva ukuntu yanyoshya ngo njye kumuca inyuma, ni ubwa mbere ngiye rwose ibyo bintu mbyumvise. Ahita akomeza arabwira uyu mushuti we ati ahubwo icyo kiganiro tukihorere kubera ko rwose ntabwo bishoboka. Umushuti we ati hanyuma se nukomeza kwivugisha gutyo ngo ntabwo bishoboka maze ubukene bwamara kubakubita, Pauline wakoreye ibi byose akazaguta nyine kubera ko atakwihanganira ubukene, uzabigenza ute? Sibwo uzaba uhombye kurushaho se? Naho rero Haji ati hanyuma none nimuca inyuma tutari abana, ubwo nitumara kubana bizagenda bite? Noneho sinzajya muzaniraho se abandi bagore mu nzu? Niyo mpamvu rwose niyemeje kurwanya ibi bintu, nkabirwanya mu buryo bushoboka bwose. Umunsi wakurikiye rero Haji arabyuka akambara neza maze nyine agafata amadosiye akajya gushaka akazi. Abagisohoka rero Pauline akamusohoka inyuma ati ugiye hehe? Haji ati ngiye gushaka akazi. Pauline ati haba se hari ahantu wagataye ugiye kugashaka? Uzi abantu bose birirwa bashaka akazi
urumva se hari ahantu kari kagutegereje, ariko kubera icyo utakora ibyo ugomba gukora maze ugasubirana akazi kawe, njye sinumva ikintu kiguteye ubwoba, ari wowe ntabwo urashaka, njye nawe turashakana, ndetse na Mandi nawe ntarashaka, ufite ubuhe bwoba kubera ko utagenda ugakora icyo ugomba gukora maze rwose ukabona akazi. Ikindi kandi Mandi ni umukobwa mwiza cyane, ntabwo asebye, sinibaza ko kuryamana nawe ari igisebo. Njye ndi wowe rwose nakora ibyangombwa maze akazi kanjye nkagasubirana. Haji rero ahita yimyoza maze agahita yigendera. Haji rero yirirwa agenda ashaka akazi, izuba rikamwica maze rwose amasaha akagenda akiyongera. Biza kugera rero nyuma ya saa sita akicara ahantu mu gacucu maze agatangira kwitekerezaho, atari ko se ubu ngubu koko ngomba gukora ibi byose kugira ngo nde guca inyuma umukobwa tuzakundana, ahubwo se ubu noneho ubwo inzara nitangira kumwica hari icyo nzaba ndamiye. Ahita yigarura rero, atari ko se kubera iki rwose ndi gukomeza kwibeshya, oya ni ukuvuga ko rwose imyanzuro nafashe ni iyo kutazaca inyuma umukobwa dukundana, kandi niyo ngomba gukomeza, ahubwo nyine reka nkomeze nshake akazi. Akomeza rero agenda akomanga ahantu hose ababaza niba nta kazi bafite, agera aho rero maze akabona igipangu kiba kiriho rwose urupapuro nyine rwanditseho ko bashaka abakozi. Aragenda akarwegera akareba maze agasanga rwose ajyanye neza neza n'imyanya iba iri muri iyi kampani. Arakomanga rero maze agitangira gukomanga ahita abona imodoka ije ikaza ikamuhagarara iruhande. Hahita havamo rero n'ubundi umukobwa mwiza nyine w'ikizungerezi, gusa nyine aba ari kumwe na Mandi. Mandi rero ahita amubwira ati na hano urahageze, nakwirukanye muri kampani yanjye none ugeze muri kampani y'inshuti yanjye. Ahita abwira rero uyu mukobwa ati uyu nguyu ni wa musore nakubwiraga, impamvu ageze hano nta yindi rwose ni uko nyine yarabonye irya tangazo ryo gutanga akazi, niyo mpamvu yaraje gusaba akazi hano. Haji rero ahita atangira ati rwose bosi ndakwinginze mbabarira umfashe maze rwose unsabire akazi. Naho rero Mandi ahita amubwira ati burya koko isi ni ntoya, wakwemera se yuko iyi kampani uri kuza gusabamo akazi ari iya mushuti wanjye? Haji ati mbabara rwose umubwire maze mpa akazi. Haji ahita ahindukira akareba uyu mukobwa uri kumwe na Mandi ati ni ukuri rwose ndifuza akazi kandi nyine ndashoboye, ndimo umukozi rwose w'umuhanga, mumpaye akazi ntabwo mwazabyicuza, ndetse rwose nimushaka munabaze bosi wanjye wahashize Mandi. Naho Mandi ati bambaza iki, nakwirukanye atari uko rwose akazi kakunaniye, ndetse rwose waranatwibye amafaranga menshi kubera ko ntagufungishije se niyo mpamvu uri kwivugisha gutyo? Naho Haji ati rwose bosi urabizi ko ibyo bintu ntigeze mbikora, ntabwo nigeze rwose ngerageza kubiba. Mandi ati uracyari no kuburana, ahubwo se wari waba ubu rwose ngiye kubwira abantu bose tuziranye, aho uzajya ujya bose bajya bakwima akazi. Ndakubwiza ukuri nta kazi uzongera kubona muri iki gihugu keretse ntakiri kuri iyi si. Naho rero wa mukobwa ahita abwira Haji ati mba rero nkubwire, kampani yanjye rwose ntabwo ijya ikoresha abantu nyine badafite umutima. Ati wowe uri umusore w'indashima gusa, umushuti wanjye yaguhaye akazi, aguhemba neza, aguha imodoka nziza, aguha inzu nziza, ntacyo atakoze, ariko agaserivisi gato yagusabye gusa kumukorera umwanya mutoya nako ukabyanga. Ntabwo rero rwose ngiye abantu b'indashima nshobora kubakoresha, genda ahubwo mvira imbere y'igipangu kandi sinzongeye kukubona ukundi. Haji rero arataha maze akigera mu rugo Pauline ahita amubaza ati akazi wakabonye se? Naho Haji ati oya rwose ntako nabonye. Pauline ahita amuseka nyine by'uburyarya ati none se ubundi ntabwo bavuye hano nkubwiye, ariko rwose genda ufate miruwari maze wirebe, urebe ukuntu umaze gusa, urebe ukuntu umaze kwitakariza icyizere, wirebe neza rwose uri ku kirenge ugeze ku mutwe, maze urebe ko rwose hari aho uhuriye na Haji nari nsanzwe nzi. Nyamara rwose sinumva ukuntu icyo gukora kikunanira, ariko kubera ko udatekereza nk'abagabo, ubu watekereje kandi ugatekereza neza. Naho Haji ati ahubwo
uba witegura nyine kuko ndi gushaka indi nzu idukwiriye nyine tugomba kwimukiramo, ndashaka iyo tuzashobora kwishyura maze tuzimuke. Naho Pauline ati nkubwize ukuri rero njye rwose ntabwo nzava muri iyi nzu, niba ushaka amahoro genda ukemure ikibazo ufitanye na Mandy maze rwose ugaruke tube muri iyi nzu kuko sinzigera nyivamo. Haji ati ubwo nyine tuzabireba. Pauline ati sinshobora kuzajyana nawe uko byagenda kose. Naho rero ku rundi ruhande Mandy we rwose aba ari kwibaza ati ariko se koko ubu ntabwo Haji ashobora kwisubira, natekereza ko hari namara kumara iminsi mikeya ubuzima bugatangira kumukubita azampindukirira maze akaza kumbwira ko yibeshye, ariko biratangaje ukuntu ari gukomeza kurwana rwose, urabona akomeza gushyiramo imbaraga ntagaruke kundeba, ari gukomeza gushaka kubaka ubuzima bwe rwose ntabigizemo uruhare. Gusa nizere ko nyine azananirwa rwose akagaruka kuko uriya musore ni mwiza cyane kandi ndamushaka, singomba rero kumubura uko byagenda kose. Gusa nanone nkurikije ukuntu ari kurwana kuri fiyanse we rwose byatumye numva nifuje kuzagira umukunzi umeze nka Haji. Numvaga ntazongera gukunda ukundi, ariko Haji yatumye nongera gutekereza ko hashobora kuba hakiriho abasore b'abana beza kandi bazi nyine kurwanirira abakunzi babo. Noneho ahubwo ndi kwifuza ko nakabaye rwose nzabona umugabo umeze nka Haji maze akansaba ko tubana nawe rwose akajya aharanira kutanca inyuma. Gusa sinibaza nimba hari undi uhari uretse we wenyine. Pauline abwira Haji ati jyewe rwose ntabwo naba mu buzima bwa gikene kuko maze kumenyera kubaho nk'abakire, nta nubwo nifuza ko inshuti zanjye zongera rwose kubona ntari mu buzima bwiza. Naho Haji ati none se ubundi mbere y'uko uza hano wari ubayeho ute? Naho Pauline ati ni mbere y'uko nza hano nyine, ariko ubu narahaje abantu bose banze nk'umukobwa nyine w'umukire, ntabwo rwose nifuza gusubira mu buzima navuyemo. Pauline rero afata telefone ya Haji maze nyine akajya muri dushe, gusa Haji ntabwo abimenya, aragenda rero maze akandikira mesaje Mandy, ayandika nyine mu izina rya Haji ati ndakwinginze rwose bosi umbabarire rwose natekereje nabi, gusa ubu ngubu naricaye mbitekerezaho neza maze nsanga nta handi hantu nabona akazi keza nk'ako wari warampaye, niyo mpamvu rero nisubiyeho nkaba numva rwose ngomba gukora ibyo wansabye byose nanjye ngasubirana akazi kanjye ndetse n'inzu yanjye n'imodoka. Umbabarire kandi ngusabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima. Iyi mesaje rero igera kuri Mandy ari kumwe na wa mushuti we maze akayisomera nyine uyu mushuti we cyane. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati narabikubwiye, nakubwiye ko rwose uyu musore azakugarukira. Naho Mandy ati ariko nanjye narabitekerezaga kuko nta handi hantu yabona akazi keza nk'ako yakoraga hano. Umushuti we ati mbwira rero hagiye gukurikiraho iki? Mandy ati ngiye kumuhamagara aze nyine hano muri biro yanjye, niho akazi kagomba gutangirira, ubundi nyine tujye mu rugo iwanjye. Ahita afata telefone yihuse maze agahita ahamagara Haji. Gusa nyine Pauline aba amaze kuyisubiza aho yari iri iruhande rwa Haji. Telefone irasona, Haji akayegura akareba maze agahita abwira Pauline ati uyu wese kandi ko ampamagaye arampamagarira iki? Naho Pauline ati mwitabe nyine wumve icyo akubwira. Haji ati singomba kumwitaba kuko ntabwo ngomba kuzaryamana nawe uko byagenda kose. Pauline ati mugomba kuryamana uko byagenda kose, mwitabe maze wumve icyo agiye kukubwira. Afata telefone rero akitaba maze Mandy agahita amubaza ati uri hehe? Haji ati ndi mu rugo. Mandy ati uracyari mu rugo koko aya masaha? Kandi nari nzi ko ugomba kuba ugeze hano, ndagushaka rero mu minota 30 uba ugezeho hano muri biro. Nuyirenza kandi urasanga nisubiyeho, kandi niyo nisubiraho birakubera bibi cyane rwose. Haji atabitekereje wenyine kuko ntabwo abazi impamvu Mandy amushaka, ahita amubwira ati yego rwose ubu ngubu tuvugana ngiye guhita mpaguruka maze nze. Pauline ahita abwira Haji ati genda rwose ahubwo ihute
naho Haji ati ndagiye ariko rwose ntabwo nshobora kuryamana nawe, naho Pauline ati hoya ugomba kubikora rwose, ntube umwana kandi ntugaruke umbwira ubusa. Haji rero aragenda maze agifungura urugi rwa biro ya Mandi, Mandi rero ahita ahaguruka maze akabanza agashyiramo urufunguzo, agahita atangira gufungura ishati ya Haji ariko rwose ashaka no kumusoma. Haji ahita amubaza ati uri mu biki, ati uranshakaho iki? Naho Mandi ati ko mbona rwose wigira nkaho ibikuzanye hano utabizi, si wowe wansabye imbabazi se ukambwira ko wiyemeje gukora ibyo nagusabye byose maze ugasubirana akazi kawe? Naho Haji ati jyewe ngusaba imbabazi, jyewe se nigeze mvugana nawe? Naho rero Mandi ati wanyandikiye message kandi rwose yavuye kuri nimero yawe. Naho Haji ati ariko igihe wanyandikiraga, igihe wampamagaraga, jyewe rwose nari ndi gushaka inzu nzimukiramo. Mandi rero ahita azana iyi telefone maze akereka Haji ati iyi si nimero yawe se, iyi message ntabwo ari wowe wayanditse. Haji umujinya uhita umwica kuko nyine ababibonye ko ari kuri telefone ye, ahita asohoka yihuta maze Mandi agasigara ari kwivugisha ati ariko se ubundi uyu musore aba muzima, kubera iki rwose aba ashaka kunkinisha bigeze ahangaha? Agera mu rugo rero maze agahita asanga Pauline yicaye muri salo ari gufata amafunguro. Haji ahita amubaza ati mbwira ninde wakubwiye kohereza message kuri Mandi ukoresheje telefone yanjye? Naba nigeze ngusaba kumwohereza message mu mwanya wanjye? Naho Pauline ati sheri rwose umbabarire, nabikoze kugira ngo nyine ahazaza hacu dukomeze tuharinde maze hazabe heza, ahubwo se mbwira byagenze bite? Bagusubije akazi kawe? Wamukunze? Wumvise nyine ari byiza nta kibazo? Mbwira uko byagenze, ndifuza rwose kubimenya. Naho rero Haji ahita amubwira ati amakuru yonyine naguha ni uko rwose nta kintu twakoze, nta n'icyo duteze kuzakora, gusa nyine umenye ko rwose uri umusazi neza neza kandi utangiye kurenga imbibi, utangiye kugenda ukora ibintu bitari kunshimisha habe na gatoya. Ahita rero yigendera maze akajya mu cyumba kuko rwose noneho aba yumva ibintu bitangiye kumurenga, ukuntu umukunzi we nawe rwose ari gufasha Mandi kugira ngo bamugushe mu cyaha. Pauline rero abona ibintu byose bitangiye kwanga maze agafata telefone ya Haji akarebamo nimero za Mandi maze akazandika muri telefone ye. Aragenda rero maze agahamagara Mandi ati ndagushaka rwose, ndifuza ko tubonana. Mandi rero aza kumwitaba maze bagihura agahita amubaza ati nimero zanjye wazikuye hehe? Naho Pauline ati nazikuye muri telefone ya Haji, jyewe nyine ni ukuri ntabwo nshaka ko rwose Haji atakaza kano kazi, biragutangaza cyane kuba rwose nshaka yuko umufiyanse wanjye aryamana n'undi mukobwa, ariko ni ukuri nta yandi mahitamo nanjye mfite, ndifuza rwose ko atatakaza iyi aparitema ndetse n'akazi ke, sinifuza ko tubura amafaranga. Arabyanga kugira ngo atangirira nabi, ariko nta kintu cyangirira nabi nk'ubukene rwose budutegereje imbere naramuka atabikoze. Naho rero naho Mandi ahita abwira uyu mukobwa ati uri fiyanse wa Haji, none ukaba ushaka ko rwose aza akaryamana nanjye? Cyakoze nakubeshye, ni ubwa mbere rwose mbyumvise, ntabwo nari nzi ko hari umukobwa wakora ibi bintu, birantunguye ntabwo ushobora kubyumva. Pauline ati nibyo rwose biratangaje, ariko rero humura ndaje mbishyiremo agatege, wowe nk'iminsi mike cyane maze nshaka icyo gukora, ubundi nyine nzakubwira, gusa agomba kuzakora icyo agomba gukorana nawe, ntugire ikibazo ntuhangayike, mbirimo kandi bizarangira neza. Basezeranaho rero maze Pauline agataha nyine agatekereza ikintu cyo gukora. Umunsi umwe rero aragenda akagura inzoga maze akayizana, asaba rero umukunzi we ko rwose basangira ako kunywa. Barasangira maze Pauline akajya akomeza amusukira. Uyu musore rero Haji aragenda akanywa maze agasinda rwose agatangira gusinzira. Pauline rero abona Haji atangiye gusinzira maze agahita afata telefone agahamagara Mandi
ati ngwino rwose ndakeka noneho biri bucemo, yanyweye inzoga nyinshi ku buryo ntabwo ari bumenye ibiri kuba. Mandi rero nawe ahita aza yihuta cyane, maze akihagera agahita asanga Haji yamaze gusinzira ari kugona. Binjira mu nzu rero, Pauline avuye gufungurira Mandi, maze bagasanga rwose Haji yimereye nk'umurambo neza ari kugona, yasakuje urusaku ni rwinshi nyine rwo kugona, yasinziriye ubona yashyizweyo. Mandi rero ahita atangira gutonganya Pauline ati ariko se nk'uko ko nicyo umpamagariye, kubera iki utabonye ko atangiye gusinda ngo urekere aho kumuha inzoga? Urabona ukuntu wamuhaye inzoga nyinshi none rwose akaba atari no kunyeganyega, urabona ngo urantesha umwanya w'ubusa koko? Nari nzi ko uzi ubwenge, none nsanze nta bwenge na bukeya ufite. Reka ahubwo nigendere, gusa nyine mbahaye iminsi 3 muraba mwansohokeye mu nzu. Naho Pauline ati mbabarira rwose, ndashaka ikindi kintu tugomba gukora, ariko umbabarire ntudusohore muri iyi nzu. Pauline rero asigara hano nawe ubwoba bwamwishe, areba ukuntu Haji asinziriye atanyeganyega, maze rwose akibaza niba akiri na muzima bikamuyobera. Abari kumukomanga rero amukangura, naho ku rundi ruhande Mandi agera mu nzira maze agatangira kwibaza ati ariko rwose ndumva ntangiye kugirira impuhwe uriya musore ni umwana mwiza cyane. Tekereza ibintu byose aba yakoze kugira ngo rwose adaca inyuma umukobwa bakundana. Yabaye ahubwo uriya mukobwa nawe yabimenyaga, akamenya ukuntu umusore nk'uyu nta handi na hamwe asigaye, yakabaye abiha agaciro rwose. Gusa mba numva noneho ntangiye kumukunda urukundo rwa nyarwo. Mbere numvaga nifuza ko twiryamanira gusa, ariko kuri iyi nshuro numva ntangiye noneho kujya mukunda, nifuza ko rwose yambera umugabo. Ndifuza ko cyangwa nazabona undi musore umeze nka we, ariko ntawe nabona. Gusa nyine uriya musore uko ni bogari cyane, azi ubwenge, ni umwana mwiza, noneho yageretseho rwose na kiriya gikorwa yakoze, noneho byose byagiye rwose bituma nkomeza kugenda mwiyumvamo kurushaho. Kandi nanone ibintu namukoreye byose ni ukuri naramurenganyije, kuko ikintu cyonyine yazize ni uko yanze guca inyuma sheri we gusa, nicyo namujijije nkamwambura akazi, nkamwambura ibintu byose atunze. Kubera iki ariko ubundi ntamwihorera, ntangarukire muri kampani, sinzongere no kuvugana nabo, maze nkamwibagirwa rwose agakomeza ubuzima bwe. Umunsi wakurikiye rero Haji abyuka rwose hangover ari yose, umutwe uri kumurya, yumva atameze neza habe na gato. Abwira rero Pauline atari kubu ko ariko nta kazi nari mfite, iyo mba mfite akazi nari kujya ku kazi meze gutya koko, ariko ubundi byagenze gute? Umunsi w'ejo wagenze gute? Naho Pauline ati rero rwose reka nkubwize ukuri, sinjya nkunda kukubeshya, ibintu ngiye kukubwira ariko ntabwo biri bugushimishe habe na gatoya. Wakwemera yuko ejo Mandi yaje hano? Haji ati Mandi yaje gukora iki hano? Pauline ati ninjye namuhamagaye, nashakaga ko rwose ahazaza hacu twongera tukafata mu biganza. Haji ati ntumbwire ko rwose naryamanye na Mandi, ndakwinginze icyo kintu ntukimbwire. Naho Pauline ati ntabwo byashobotse nyine, kubera yuko wari wasinze cyane usinziriye. Haji ahita azamura ibiganza ati warakoze mana gutuma rwose nsinzira, naho ubundi ejo kari kambayeho. Pauline ati ntabwo igihe cyo gushima Imana kiragera, kubera ko yaduhaye iminsi 3 maze tukaba twasohotse muri iyi nzu, cyangwa se waba ushaka ko tugumana nyine ibyo dufite ukajya kumureba mugakemura ikibazo. Haji ahita amubwira atumva rero rwose nkubwiza ukuri, noneho ka kazi ke sinanakigakeneye, nta n'ikindi kintu kimuturutseho na kimwe ngikeneye, ahubwo ndi gushaka nyine aparitema tugomba kwimukiramo, kandi nta kizabihindura. Pauline atari ku bundi abiwanyu baraguteye, mbwiza ukuri, ese ni abaturanyi b'iwanyu mu cyaro baba bari kukuroga? Njye mbona rwose wagira ngo nta bwenge ufite, urifuza se kuzapfira mu bukene koko?
njyewe ntabwo nshaka kuzapfira mu bukene rero ukundi, ahubwo niba bidashoboka ko ugomba gukora ibyo ugomba gukora, njyewe ngomba kwigendera, ntabwo rwose nshaka kuzapfira mu bukene. Haji aturagira ngo rero nkwinginge, ntabwo rwose nshaka kukwinginga, n'ibintu byose wankoreye ndumva wanteye umujinya, ntabwo ushobora kubyumva. Haji rero arahaguruka maze agakurikira Pauline, ahita rero asanga Pauline rwose atangiye gushyira imyenda ye muri varize, naho Haji ati kubera iki rwose ushaka kunsiga mukunzi, ariko reka nkubaze ikintu kimwe, nk'umuntu uzakubaza impamvu wansize uzamubwira uti sheri wanjye naramusize kubera ko yanze kunca inyuma, urumva ibyo bintu bisobanutse koko? Naho Pauline atumva rero rwose nkubwire, ninjye nakwihereye uburenganzira ariko ntabwo ushaka kubukoresha, njyewe rero ntabwo naremewe kuzaba mu bukene buziraherezo, ubwo niba wowe aricyo waremewe guma mu bukene bwawe, naho njye rwose ndagiye, ntabwo kandi wampagarika, byarangiye ngomba kugenda. Ahita rero afunga varize ye maze akabwira Haji ati urabeho rwose ndagiye. Haji yicara ku buriri maze agahita atangira gutekereza ati noneho ibintu byose rwose ndabibuze, yaba umukunzi wanjye yaba n'akazi kanjye, noneho nta kintu kimwe nsigaranye, ariko nanone aho kugira ngo nkore rwose ibibujijwe kuri jyewe niyigendere nta kibazo, ubwo nyine ahari birashoboka ko atari we wanjye, gusa nyine Pauline ndamukunda cyane rwose, nta nubwo nzi ukuntu nzabaho adahari, ariko nanone ntabwo rwose byatuma mpindura ibyemezo nafashe. Pauline rero agera hanze maze agahita ahura na wa mushuti wa Haji. Uyu musore ahita amubaza ati kuteruye amavarize ugiye hehe? Naho Pauline ati ndigendeye rwose. Uyu musore ntabwo yumva habe na gatoya, ibyo namubwiye byose byaramunaniye kubyumva, ntabwo rero nakomeza kubana n'umusore rwose uri kugenda asubira inyuma uko bwije n'uko bukeye. Uyu mushuti wa Haji ahita abwira Pauline ati wigenda rwose, mbabarira usubire mu rugo ndamuvugisha maze musabe gukora ibyo ushaka byose, ariko rwose mugumane, ubwo se ubundi urabona yaba asigaranye iki koko uramutse ugiye? Naho rero Pauline ati niba rwose uri bumuvugishe reka nta kibazo nsubire mu rugo, ariko natabikora n'ubundi ndongera nigendere. Basubira mu nzu rero maze uyu mushuti wa Haji agahita amuhamagara ati ngwino rwose tuvugane. Bajya ku ruhande rero maze mu mushuti wa Haji agahita amubwira ati ariko se koko wafunguye amaso, urabona ibintu urimo ari byo? Dore rwose uyu mukunzi wawe uramukunda cyane, ibyo ukora byose ni ukubera we, none dore agiye kugucika, ubu se urumva waba warakoreye iki? Ugiye gutakaza ibintu byose, ubura akazi, ubura n'umukunzi wawe, sinumva rwose ikintu cyaba kiri gutuma wihagararaho. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bigoye, niba umukunzi wawe abigushyigikiyemo kubera ko utabikora maze ukagumana ubuzima bwawe wari wifitiye. Haji rero ahita abwira uyu musore ati ariko wa mugani nanjye ubanza rwose ntari gutekereza neza, gute natakaza umukunzi wanjye kandi ibyo akeneye ko nkora ari nabo rwose uri kubinsaba? Ndabyemeye kubera ko sinshaka gutakaza Pauline habe na gato, kuko ndamukunda kandi ni ubuzima bwanjye. Basubira mu nzu rero maze Haji agahita abwira Pauline ati ndabyemeye rwose, ngiye kubikora uko ubishaka, gusa nyine ingaruka zizavamo uzazirengere. Pauline ahita amusimbukira akamuhobera ati nta kibazo rwose, ingaruka zizavamo nzazirengera, gusa nyine ndishimye cyane, ariko nyine nujyayo uramenye rwose uzitware neza, ukore gahunda nyine nk'uko bisanzwe, kugira ngo atazumva nyine bitameze neza maze akavaho rwose yanga kusubiza ku kazi. Uzitware neza bishoboka byose, nushaka uzamarayo iminsi 3 ntacyo bimbwiye, icyangombwa no gusubira ku kazi, ibyo twari dufite tukabigumana, maze rwose tukazakora ubukwe, ndumva mbese nishima cyane. Naho rero Haji ati nyamara rwose uri gutekereza ku bukwe, ariko ntabwo uri gutekereza ku ngaruka z'ibi bintu, gusa nyine uzazirengere rwose. Pauline uri guseka ati ntacyo bimbwiye. Haji rero ahita ahamagara Mandi maze akamubwira ati ndaje nje kukureba. Ajya rero kumureba mu rugo
dore ko rwose aba ari nko mu masaha y'umugoroba. Agerayo rero maze Mandy akamufungurira, aramureba akabona rwose uyu musore ntabwo yishimye habe na gatoya. Binjira mu nzu rero maze Haji akamubwira ati ndaje rwose kandi noneho nabyemeye nta kibazo. Haji ahita atangira gufungura ibifungo by'ishati ye ati nta kibazo rwose twatangira gahunda. Naho Mandy ati buretse, ati ongera ufunge ishati yawe, ndi kubibona rwose no mu maso yawe ko uri kubikora ku ngufu. Mandy ati biragaragara rwose no mu maso yawe ntabwo ibi bintu ubyishimiye habe na gatoya, wagira ngo hari nk'umuntu wabigutegetse. Naho rero Haji ahita amubwira ati mbabara ndakwinginze, reka rwose tubikore kuko ndashaka akazi kanjye ndetse ndashaka ko ibintu byose mbigumana. Dore uyu munsi umugore wanjye yarancitse kandi Pauline cyane, tekereza ko yari yagiye yagaruwe n'inshuti yanjye. Sinifuza rero rwose kumutakaza, ndamukunda cyane ntacyo ntakora ku bwe. Niba rwose kumuca inyuma aribyo bizatuma mugumana, ndifuza kubikora. Naho rero Mandy aramureba maze agahita amubwira atumva rero nkubwire rwose ntabwo ndi umukobwa utagira umutima, ntabwo nshaka ko kugira ngo ukore ibintu wiyemeje kutazakora ari njye rwose natuma principe zawe uzangiza. Ntabwo ibyo bintu nabikora, iyambarire maze rwose wigendere nta kibazo, ntabwo nanjye ngikeneye kubikora, ntabwo nkibishaka. Noneho Haji aramwinginga rwose kuko rwose aba akeneye nyine kano kazi, ariko uyu mukobwa akamubwira ati hoya ntabwo byashoboka, igendere rwose ndakwinginze, ntabwo bishoboka ko ari njye waba intandaro yo kugira ngo principe zawe uzangize. Haji arongera akabwira Mandy ati sinshaka gutakaza byose, mbabarira iki kibazo tukirangize kandi tukirangize burundu. Naho Mandy ahita amubwira ati icara, icara maze rwose tuvugane. Baricara rero maze Mandy agahita abwira Haji ati rero rwose umbabarire ku byabaye byose, si ukuvuga ko ibi bintu ari ubwa mbere narigiye kubikora, nsanzwe mbikora n'abandi basore rwose batandukanye, ariko wowe uratandukanye, urenze abandi bose, warantangaje, uri umusore ufite umutima mwiza cyane. Gusa nanone ndagushimiye kubera ko wongeye gutuma ngirira icyizere abagabo, maze nongera kumva rwose nkeneye gukunda no gukundwa. Naho mbere numvaga narabivuyemo cyane, nangaga abagabo ndetse n'abatekerezaga nabi cyane, kubera ko kera najyaga nkundana n'umusore maze uwo dukundanye wese akaryamana n'abavandimwe banjye, akaryamana n'inshuti zanjye, maze biba inshuro nyinshi. Naragiye rero nanjye mfata umwanzuro w'uko ntazongera gukunda umusore uwo ari we wese, ahubwo nanjye nzajya ndyamana n'uwo nshatse maze bikarangirira aho, ariko ntazongera gukunda ukundi. Nyamara rwose wowe waraje byose urabihindura, kumenyana nawe byatumye nongera kumenya ko hakibaho abasore beza kandi bafite imitima myiza ndetse rwose bakunda urukundo nyarukundo. Ntabwo rero rwose ibi bintu nabigukorera mu mpangiriza ubuzima, kandi nyamara njyewe wambereye uw'umumaro. Mfashe rero umwanzuro wo kugusubiza ku kazi kawe ndetse rwose nkanakongerera umushahara, nkagusubiza imodoka yawe ndetse rwose nkaguha na aparitema nyine wabagamo ibintu byose ukabigumana. Gusa ndifuza ko rwose fiance wawe yazamenya ko umugabo afite aboneka hake cyane, nta handi hantu na hamwe yamubona, ko rwose uri umusore utangaje. Haji ahita apfukama hasi maze agatangira kumushimira ati urakoze cyane, ibintu byose urabinshubije nta kintu na kimwe nkoze. Naho Mandy ati yego rwose ndabigushubije nko kuguhemba kubw'umutima wawe mwiza, kubwo rwose kuri inyangamugayo, niko igihembo nguhaye. Ubwo kandi Mandy aba yatangiye kurira, amarira yamubanye menshi. Haji rero ahita amubwira ati noneho rwose ndabyumvise, numvise impamvu y'ibyo ukora byose ni ukubera ahahise hawe, ariko hari ikintu nshaka kugusaba, mbabarira rwose wibagirwe ahahise hawe, maze ahubwo utangire utere intambwe ujya imbere. Ibintu byakubayeho wibiha umwanya kuba ari byo biyobora ubuzima bwawe, kubera yuko ibyiza biri imbere kandi rwose biragutegereje. Ahita rero ahaguruka nyine kuko yari apfukamye, maze akicara mu ntebe, ahita afata Mandy maze akamwegamiza mu gituza cye, agatangira kumuhanagura amarira ariko nyine anamwihanganisha. Mandy rero araceceka
maze rwose kubera ukuntu Haji aba ari gukomeza kumuganiriza agera aho maze agasinzira. Haji aramuterura akagenda akamuryamisha akamworosa, nawe agahita yigarukira muri salo akiryamira mu ntebe agasinzira. Buracya mu gitondo rero Mandi abyutse maze yaza muri salo agahita asanga Haji yasinziriye mu ntebe, ahita amubaza ati byarangiye uraye aha ngaha? Naho Haji ati cyane rwose, kubera ko nyine nabonaga wasinziriye ntabwo nari gutaha udahari, nta nubwo nari gutaha ntamenye nyine uko umeze. Haji rero abwira Mandi ati gusa rwose ndagushimiye kubw'umutima mwiza unyeretse no kuba rwose wongeye kunsubiza akazi kanjye, ubyumve ko rwose ngushimiye. Haji rero arataha maze akigera mu rugo agahita avuza nyine amahoni. Ikintu rero gitangaje, iri joro ryose Pauline we rwose aba yiraraniye na wa musore w'inshuti ya Haji, ahita amukomanga ati ubanza Haji aje, gira vuba byuka maze ugende. Ni ukuvuga ko nyine Haji aba atashye atahanye na ya modoka nyine yari asanzwe akoresha. Wa musore rero arabyuka maze akambara vuba vuba cyane. Pauline ahita amubwira ati ca mu gikari kubera ko we araca kuri salo. Pauline rero agenda agafungurira Haji, yinjira rero nta jambo na rimwe rwose ari kuvuga, maze agahita agenda akicara mu cyumba. Naho Pauline arabanza nyine akareba niba wa musore bari bari kumwe yamaze kugenda yasohotse. Asanga rero Haji mu cyumba maze akamubwira ati mbwira byagenze bite rero, ijoro ryagenze neza, ndakeka rwose ibintu byabaye amahoro. Naho Haji uba rwose ubona narakaye ati ndagira ngo nkumenyeshe ko nyine nta kintu cyabaye. Pauline ati ntabwo bishoboka, ntabwo rwose waba wabashije gucika Mandi, n'ukuntu yagushakaga ntabwo yakureka ngo ugende gutyo gusa ngo mube mwamaranye ijoro ryose habe nta kintu cyabaye, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Haji ati ariko rwose n'urukundo rwawe ntangiye kurukemanga, ahari ushobora kuba uri umunyamafuti, biriya bintu byose umbwira gukora wowe usanzwe ubikora. Naho Pauline ati urashaka kunshinja rero ko njyewe njya nguca inyuma? Ati n'ubundi nyine sindi umwere, ariko nawe nturi umwere, mbwiza ukuri reka kumbeshya. Haji rero ahita yihagurukira ati icyo nakubwiye nicyo, wowe menya ko nta cyabaye ubifata uko ushaka. Pauline rero asigara yibaza ati ariko se ibintu uyu musore wari kumbwira ni ibya nyabyo? Njyewe rwose ndabona ari kumbeshya uko byagenda kose. Hashira iminsi rero rwose, ariko Pauline ntabwo aba avugana neza na Haji. Haji aba yarahindutse rwose, asigaye nyine ari wa musore wicara ukabona nta jambo na rimwe ryo kuvuga afite. Umunsi umwe rero Pauline araza yashyushye nyine bya bindi bye, maze akazana telefone ahita yereka rero Haji ati iyi kanzu wayibonye sheri, niyo ugomba kungurira kubera ko niyo nifuza kuzambara ku munsi w'ubukwe bwacu. Haji ntabwo rwose yirirwa areba muri iyi telefone ndetse nta n'ikintu na kimwe amusubiza. Pauline rero mu mutima ahita atangira kwibwira ati nyamara rwose umugabo wanjye yarahindutse, ntabwo mpamya ko nta kintu bakoze, kuko kuva ririya joro ntabwo yongeye kumera uko yari ameze mbere, yarahindutse rwose mu buryo bugaragara. Nyuma y'iminsi rero Haji atangira rwose kujya agenda yitekerereza kuri Mandi, ukuntu nyine ari umwana mwiza n'ukuntu atakoze iriya gahunda, maze rwose atangira kugenda akomeza kumutekerezaho kenshi. Umunsi umwe rero amusaba ko bajya gusangira. Baragenda rero bakicara bari gusangira, maze akabwira Mandi ati ndishimye rwose kuba turi kumwe. Naho Mandi ahita aceceka, maze mu mutima we agatangira gutekereza ati ntibishoboka, wabona uyu musore se nawe atangiye kujya atekerezaho, ndamukunda cyane rwose, ariko ndabizi nyine ko afite umukobwa akunda cyane kandi nta wundi yamusimbuza. Haji rero areba Mandi maze akabona yatakaye mu bitekerezo nyine, ahita amukora mu maso ati uri gutekereza iki? Naho Mandi ashigukira hejuru ati nyine nagira ngo rwose nkubwire ko nanjye nishimiye kuba turi kumwe. Naho rero Haji mu mutima we nawe ahita atangira gutekereza ati ariko rwose ubanza ndi kugenda nkunda uyu mukobwa.
byatangiye rwose numva ari ibisanzwe, ariko aho bigeze ndi kugenda mwiyumvamo birenze, ndumva rwose ntangiye kumukunda. Naho rero ku rundi ruhande Pauline we rwose agenda abona ko ibintu byahindutse, ndetse akagenda abona ko Haje ashobora kuba afite umuntu basigaye bandikirana. Aratangira kuvuga ati ibi bintu ntabwo byashoboka, ukuntu numvaga ari ijoro rimwe bagiye kumarana, ariko rwose biragaragara ko Haje ashobora kuba atangiye kugenda ajya mu rukundo n'uriya mukobwa. Ati rwose sinshobora kwemera gutakaza Haji, ndamukunda cyane ku buryo ntakwemera kumutakaza. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'igitondo, Haji ajya ku kazi maze akagura impano ndetse na buke y'indabo nziza cyane, maze akagenda akabitereka ku meza muri biro ya Mandi. Mandi rero arinjira agikubita amaso izi ndabo, maze agahita asakuza ati izi ndabo se n'izanjye, atangira kuzihumuriza, maze Haji akaba arinjiye ati ni izawe rwose, byose ni wowe nabikoreye. Naho Mandi rero ahita amuhobera ati wakoze cyane rwose, sinibuka igihe nameruka kwakira impano cyangwa se indabo, ni ukuri ndagushimiye, ariko nanone ibi bintu ntukomeze kubikora, bitazarangira rwose nkomeje kugukunda. Naho rero Haje ahita amubaza ati nibyo koko se watangiye kunkunda? Naho Mandi ati yego rwose nsigaye ngukunda kandi cyane, rero ndifuza ko rwose utakomeza kunkorera ibi bintu kuko byatuma noneho ndushaho. Haje ahita amubwira ati nta kosa ririmo rwose kuko nanjye ndagukunda. Naho Mandi ati urankunda, hanyuma se fiance wawe bikaba bimeze bite? Haji atumva nkubwire ndagukunda cyane kandi ni ibya nyabyo. Mandi ati none se ni impuhwe wangiriye kubera ko nakubwiye hahise hanjye, ntabwo rwose nkeneye umuntu ungirira impuhwe. Haje ati hoya ndagukunda bya nyabyo. Mandi ati sinshaka kubabara, mbabarira rwose usubirane na fiance wawe, sinshaka yuko uzambabariza umutima nyuma. Mandi rero ahita asohoka, ntabwo rwose aba ashaka ko bakomeza kuganira iki kiganiro. Haje rero abona Mandi yigendeye, maze agaterura za ndabo akamukurikira. Aragenda rero maze yagera kwa Mandi agakomanga. Mandi arafungura agasanga nanone kandi Haji ugarutse. Ati sinakubwiye rwose ngo genda ukemure ibibazo n'umukunzi wawe, ntabwo nshaka kuba rwose intandaro yo gusenya couple yanyu. Naho rero Haji ati ariko rwose ndagukunda kandi cyane, ndifuza ko jye nawe rwose dutangirana ubundi ubuzima bushya, kubera yuko naje gusanga Pauline atari we wanjye, kubera ko rwose Pauline nta gaciro ajya aha kudacana inyuma ndetse rwose no kubahana. Mandi ati rwose impamvu ntajya mu rukundo nawe ni imwe, ndagukunda cyane ariko nanone ndabizi ko udashobora kunkunda kurusha uko ukunda Pauline. Rero rwose ushobora kuzamara iminsi maze ukicuza impamvu wamutaye ukongera ukajya kumureba, nibyo ntashaka. Rero ntabwo nshaka rwose kuzambabariza umutima. Mandi ahita yongera akinjira mu nzu maze agafunga. Haje nawe yicara ahangaha akahaguma na za ndabo nyine. Biratinda rero maze Mandi akaza gufungura ngo arebe ko Haje yagiye, ariko agasanga rwose ariyicariye yegamye ku rugi. Atari ko se sinakubwiye ngo ugende, kubera iki ukiri hano? Naho Haji ati ntabwo rwose ndi buve hano utambwiye yego, utanyemereye ko njye nawe tugomba gutangira inzira y'urukundo. Mandi ati ariko rwose nanjye nakubwiye kuri kwanjye. Haji atumva nkubwire ntabwo rwose nkiyumvamo Pauline habe na gatoya, ariko uzi umukobwa ukubwira ngo ujye kumuca inyuma, ni ukuvuga ko nyine nawe yabikora maze akumva nta kibazo rwose na kimwe afite. Naramurakariye kandi numva ntanakimukunda habe na gatoya. Mandi atumva barere rwose ibi byose biri kuba nabigizemo uruhare, iyo ntaza kugusaba kuryamana nawe ntabwo rwose ibi byose biba byarabaye. Ni njye nagiye ngukurura buhoro buhoro maze birangira ngusenyeye urukundo n'umukunzi wawe. Umbabarire rwose, ariko nanone ndabizi ko nta rukundo rwose na bike rurimo. Naho Haji
ati ntabwo ibyo uvuga ubizi, ndagukunda cyane, ahubwo reka nguhe igihe maze rwose ubitekerezeho, ntacyo bintwaye, igihe cyose bizafata nzagitegereza, gusa nyine emera wakire iyi mpano nakugeneye uyu munsi. Mandi rero yakira izi ndabo maze Haji akamuhereza na wayini, ati isabukuru nziza, gusa nizere yuko isabukuru yawe itaha tuzayiserebura turi mu rukundo, ndabyizeye cyane. Ahita rero asoma ku gahanga Mandi maze akamubwira ati ndakwifuriza ibihe byiza. Naho rero Pauline we rwose nubwo aba ababajwe no kubona Haji ari kugenda amucika, ariko n'ubundi ntabwo aba yararetse kumuca inyuma, na wa musore w'inshuti ye baba bikomereje rwose, ndetse kenshi banabikorera mu nzu y'uyu musore. Umunsi wakurikiye rero Haji aba yicaranye na Pauline muri salo, maze Pauline agatangira kumubwira ati nyamara rwose ndi kukubura nkureba, kuri iyi nshuro ndicuza impamvu ari njye nagusunikiye mu biganza bya Mandi, ndabona ari kugenda akugeza kure yanjye, noneho rwose ndabyemeye, ya aparitema iciriritse washakaga yishake rwose tuyigemo nta kibazo, ndetse na ya butike washakaga kunshingira ngo ncuruze bikore rwose, nditeguye noneho kujya mu bindi byose ushaka, ariko ukareka gukorana n'uyu mukobwa kuko ndabona ari kudutandukanya. Haji rero ahita aseka maze akamubwira atumva nkubwire, ubu rwose amazi yarenze inkombe, ntacyo wabasha kugarura, singikeneye kubana nawe kubera yuko ni wowe wansunikiye muri ibi bintu byose, ntakubeshye rero ubu rwose nta nubwo ngikeneye kandi gutakaza akazi kanjye, byararangiye, iyakire. Ahita ahaguruka maze agahita yisohokera. Pauline rero ahita ahamagara wa musore w'inshuti ya Haji ati ngwino hano nkubwire, araza rero agasanga Pauline arahagaze ari kurira, naho uyu musore ahita amubaza ati kurira? Pauline ati ndakubwiza ukuri, noneho rwose ndabona birangiye, ndabona maze gutakaza Haji, ndakwinginze muganirize maze rwose yongera asubire mu murongo. Uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo ndamuganiriza. Muri iyo minota rero Haji nawe abagarutse agera inyuma y'urugi maze akumva aba bombi bahagaze muri salo nyine bari kuganira, arabahagaze gato kugira ngo yumve ibintu bari kuvugana. Uyu musore rero ahita abwira Pauline ati ariko nyine imbere y'ibyo byose reka nyine tubanze twigire muri gahunda, tubanze twishimishe, naho ibyo bindi ndaza kubikemura nta kibazo. Pauline ati nta kibazo rwose, nanjye n'ubundi rega mba ngukumbuye, mba nkeneye nyine umuntu unshimisha, gusa nyine uze kubingiramo rwose maze umuvugishe twongere dusubirane. Naho uyu musore ati ariko n'ubundi nimusubirana nizere kutazanyibagirwa, n'ubundi ndifuza kuzajya ngirana ibihe byiza nawe. Naho Pauline ati si ibisanzwe se ubundi ntitwabigiranaga kandi ahari, n'ubundi rwose bizakomeza nta kibazo. Bahita rero bavuga bati reka twigire nyine mu cyumba tujye kubisoza dore n'ubundi ntawe uhari. Bajya mu cyumba rero maze Haji nawe agahita yinjira nyine buhoro, araza agahagarara ku cyumba, maze yakumva ko rwose ibintu bitangiye neza ahita afungura umuryango, maze agahita asanga kuko rwose bararyamye mu buriri bwe nta n'ikibazo na kimwe bafite. Baba bakimukubita amaso bose bagahita babyuka, maze Pauline ati rwose umbabarire, ibintu uri kureba ntabwo ari byo rwose, ibyo uri gutekereza ntabwo ari byo twari turi gukora. Naho Haji ati biragaragara rwose ko atari byo mwari muri gukora. Ati nkatangara impamvu rwose wansunikiraga mu maboko y'undi mukobwa, nuko nawe wari usanzwe ubikora, nta n'icyo rwose byari bigutwaye. Ariko ikintu kimbabaje kuri iyi nshuro ni uko watinyutse kunca inyuma n'inshuti yanjye, noneho kandi mu buriri bwanjye. Ibi nibyo bintu bimbabaje kuva nabaho, gusa nyine noneho reka nigendere maze iyi nzu nyibasigire wowe n'uyu musore, kubera ko n'ubundi ni wowe muberanye. Ahita afata varize rero maze agatangira gupangamo ibintu bye. Naho rero Pauline aramwinginga ati mbabarira rwose, ndakwinginze wigenda, mbwira icyo nakora maze ntugende. Haji ati rwose n'ubundi nari ntangiye kujya ngukeka, ariko nari ntarabona igihamya, none ndakiboneye rwose.
iyo nzu yigumemo n'ibindi byose ushaka ugumane nabyo, reka nigendere, ngaho nimwigumanire azakugira umugore wa kabiri dore ko afite umugore wa mbere. Haje rero agera hanze maze agasanga yabakoze amakosa rwose gusiga uyu mukobwa mu nzu ye, ahita asubira mu nzu maze agahita afata varize y'uyu mukobwa akayipangamo ibintu byose, ahita amufata akaboko akamukurura ati nako ntabwo nagusiga mu nzu yanjye, nabwo rwose naba nkoze amakosa. Ahita afata rero varize ye maze akagenda akajugunya hanze, n'uyu mukobwa akajugunya inyuma y'urugi maze agahita afunga. Haji rero ahita ajya kwa Mandi maze agakomanga, Mandi aramufungurira agahita abona ukuntu uyu musore ari kurira amarira yamurenze, ati kubera icyo uri kugenda urira inzira yose? Haji ati icecekere, akira nawe irebere. Aba yabafashe rero akavidewo maze agahita akereka Mandi. Mandi arareba ati ntumbwire ko rwose uyu mufiyanse wawe yazanye undi musore mu rugo iwawe? Naho Haji ati cyane rwose, ndebera nawe, nyuma y'ibintu byose nakoze we rwose yabaga nyine ari bizi mu kunca inyuma, noneho uzi ikintu kirenze se, uyu musore bari bari kumwe ni inshuti yanjye magara, noneho mu buriri bwanjye. Mandi rero ati ntabwo rwose mbyumva ukuntu wari ugiye gutakaza akazi kawe hejuru yo kwanga kumuca inyuma, nyamara we nta kindi yakoraga uretse kuzana abagabo mu rugo iwawe. Haje rero amarira aba ari menshi maze Mandi agahita amufata akamwegamisha mu gituza cye akamuhanagura. Haje nyine aba yababaye bikabije. Mandi ati hangane, ndabyumva rwose ko bibabaje, ariko nanone ihangane nyine. Haje rero arataha, ariko n'ubundi rwose aba ababaye cyane, gusa nyine Mandi we amuguma hafi maze akajya amuhamagara kenshi gashoboka, ndetse akamwohereza n'amamesaje nyine yo kumwihanganisha. Hashira rero icyumweru maze Mandi akaza kureba Haji. Haji aramubwira ati ni ukuri warakoze kumba hafi igihe rwose nari nkeneye umuntu wo kumba hafi, warakoze kandi kunyihanganisha. Amamesaje yawe yarankomezaga cyane muri ibi bihe bibi rwose mazemo iminsi, gusa ndagushimiye, warakoze cyane. Naho Mandi ati yego rwose nagombaga kukuba hafi, ariko nanone ntutekereze ko nyine abakobwa bose baca inyuma abasore b'inshuti zabo. Uzi ko ariyo mpamvu abantu benshi batajya bajya mu rukundo, kubera gutekereza ko nyine ashobora gukunda umuntu maze akamuca inyuma. Ibyakubayeho ntugatekereze ko nyine abakobwa bose ariko bameze, kuko nanjye najyaga ntekereza ko abasore bose atari beza, kugeza igihe mpuye nawe nibwo namenye ko abasore beza b'imitima myiza bakibaho. Nawe rero utekereze ko rwose twese atari uko nyine. Naho Haji ahita amubwira ati yego rwose, gusa nyine ndagushimiye kandi umenye ko nyine ngukunda cyane. Naho Mandi atari ko nanjye ndagukunda cyane. Haji rero ahita amubwira atari ko ndifuza kugusaba serivisi. Mandi aturabizi ko ntacyo ntakora ku bwawe, n'icyo ntashoboye rwose ubanza nashaka ugishoboye akakimfasha. Naho Haji ahita amubwira ati uriteguye kumfasha serivisi nkeneye? Mandi ati nditeguye rwose. Haji rero ahita akora mu mufuka akabakuyemo impeta, arapfukama maze akayishyira imbere ya Mandi ati ndifuza ko wanyemerera kumbera umugore, ndifuza ko iminsi yose nshigaje kubaho kuri iyi si nayibanamo nawe, byaba ibyiza ndetse n'ibibi tukabisangira, gusa nyine ndabizi mu buzima bwacu ni ibyishimo gusa bizabamo. Mandi rero ati none se urabizi neza ko wabitekerejeho neza? Haji ati urumva naba napfukamye nkashaka kwambika impeta ntabitekerejeho neza? Mandi rero ahita amuhereza ikiganza ati yego rwose ndabyemeye, kuko ndagukunda cyane kandi nanjye ni wowe nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose. Barahaguruka rero bagahoberana maze bagasomana. Inkuru yacu rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.